yangu kuwa nina amani siku zote. Yesu, Yesu ni rafiki yangu kuwa nina amani siku zote. Niliokoa Nina
turumva umwisho wa kabiri ngaho Mzee Thomas Runari Kasimimana. Gushima Imana yesu. Salima. Gushima Imana. Icyubahiro niwe wakinesheje umwami rwazana muri isi mbi aho wemera kwishyura inshuti zose kandi wemera umwami Yesu kuja kumusaba ku bwacu kandi nashaka niwe wigeze kubakurira kure kandi uza kurega ababaye nk'abandi ariko kuba bikoze ku bushake bwawe ndagushimiye nubwo tutanitwe ijambo ryawe wemere kudusaba tugirire neza nabwiye guhaguruka mu ijambo ryawe umufashe umugendere rwose umuvugishe nk'uko ushaka kandi natwe bikeye twumve nk'uko ushaka utugire neza twebwe twese imirimo yawe yose yagikorwamo umugisha ndagushimiye kubaranye natwe ndagufashije mwami Imana kandi n'imana tuzadusibye wowe ngaho zose uzuzuza ukore ubushoboka byose ushaka ko mwami amen.